Ikimenyetso cya nyuma kiranga itorero Rirwaye ni itorero ryima umwanya umwuka wera rikayoboka amategeko y'idini. Utwaravuze ngo ni saa sita. Takwenza saa sita. Saa sita to. Abe nubwo bawujujwe Yesu avuze. Baba, ni saa sita twebwe hano ino karatasi iravuga ngo ni saa sita. Abe na Yesu bamnyujijemo wa munsi ngo yari afite yari kwabwiriza mu nzu ngo bamuzanira umugwayi ngo basambura inzu Yesu yicayemo kandi batamumenyesheje. Ngo bakuraho amanjanja barururuka baterura wa muntu ngo bahetswe ku ngobyi y'igipoyo bahetse abantu bane ngo bashike hejuru ngo bamavuga ati turagutibura. Kandi turagutibura hapana haringaniye na Petero, aharinganiye naho Yesaya, aharinganiye naho umuvugabutumwa ari. Ahabwiriza ngo kungeze hano hagati bamatibura umuntu neza ngo ahari guca ngo ba zazishigwaho kode kandi nizo iyo izimye iyo muriro wagiyemo message ya mbere ava ya papa mama bamzaye ava la fiancée d'abord zira ukaza tuguhaye kaze ngwegere n'Imana mu ijuru guhana imigisha Bwana Yesu asifiwe. Ko zamuraho. Kadusome ijambo ry'Imana. Muzakozwe n'intumwa ibice 2. Muzakozwe n'intumwa ibice 2 murongo 43 kugeza kuri 47. Uyinzamurire. Yes. Muzakozwe n'intumwa ibice 2 murongo 43 kugeza kuri 47. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bose bagira ubwoba nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe basangira ibyabo, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya ko bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kuja mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishyama bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami Imana akabongerera abakizwa. Amen. Turahimbaza Imana kuba muri iki kibanza. Kubwanje naringize iminsi ntakigeramo kubera impamvu zimwe n'izindi, ariko ndashima Imana ko twongeye kukigeramo. Kanshimire Bishop, shimire ndetse n'abayobozi badutumiye, Vandimwe Eric ndetse na Ruhumuriza Mbabazi vandimwe wanje. Yesu abagirire neza cyane. Amen. Amen. Nishimiye rero guhura n'abavandimwe bose batandukanye, harimo umubyeyi wacu Amapasi, Imana imuheze umugisha, ndetse n'abandi bose. Muhoza ukaribiye sana, Imana iguheze umugisha. Twari tumaze iminsi mu mukutano Hope Ministry. Imana iheze umugisha aba Hope bari kumwe natwe. Nagira ngo tuganire kuri sije bari baduhaye, twari twajanye aho twari turi. Turakoresha iminota baduhaye tutarengeje,
ariko kandi wenda tutagabanyije. Imana idufashe tuyuzuze kugira ngo n'ibindi bikorwa bibashe kujamo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Umutwe uravuga ngo ibimenyetso 10 biranga itorero rirwaye. Ibimenyetso 10 biranga itorero rifite ikibazo cyangwa rirwaye, in église malade. Ntabwo nenda kubibamenyesha nkaho nenda guserura cyane ikibazo kiri mu makanisa atandukanye. Nenda kubibutsa ko Kristo nk'igisubizo cy'ibibazo agihari, kama alikuwevyo ndivyo alivyo na ndivyo atakuwepo milele. Mbere rero yuko tuganira bino bimenyetso 10 biranga itorero rirwaye, nagira ngo mbibutse itorero riri, hanyuma tuze kusoma bino bimenyetso mu mwanya ushoboka kugira ngo n'izindi gahunda nazo zibashe gukorwa. Itorero ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi ariko bari hanze y'imikorere y'isi. Itorero ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi ariko bari hanze y'imikorere y'isi. Itorero, une église, un ensemble de rachetés, ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi ariko bari hanze y'imikorere y'isi. Mu itorero ryacu cy'umuntu yakwita église locale nkano muri Agape n'ahandi, iyo bavuga itorero ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi bari hanze y'imikorere y'isi ariko bazima mu mubiri. Iyo bavuga KDP, iyo bavuga Gerizo, ibyo ni ukuvuga ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi bari hanze y'imikorere y'isi ariko bazima mu mubiri. Nivuga gutyo umve ko mvuze ngo ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi bari hanze y'imikorere y'isi. Imikorere y'isi ni hanze y'ubujura, hanze y'ubusambanyi, hanze y'ikibi, ariko noneho bafite umubiri muzima, batarapfa, bataraja ku mpanda. Abo twamaze gufusha mu mubiri mu matorero yacu twarabazimije, ariko muri Kristo siko biri. Kuko aho Paulo yicaye niho nicaye muri Kristo Yesu, kandi aho nicaye hano niho Yesu arebera Paulo. Nukuvuga muri twebwe itorero ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi bari hanze y'isi bazima mu mubiri, ariko muri Kristo Yesu ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi bari hanze y'isi bazima cyangwa bafushije umubiri, fa kuba barapfuye bizeye. Papa yaherutse gupfa, aho ari kuko yapfuye yizeye, aho ari niho ndi muri Kristo Yesu. Kandi ciza cha Yesu Kristo nuko iyo umuntu afushije umubiri, ubundi gufusha umubiri kwa bizera siko gupfa, kuko gupfa muri twe bivuga gukora icyaha, gutandukana n'Imana. Hanyuma abantu bose bazima mu mubiri ariko bafite icyaha muri bo, kuri Kristo yamaze kubazimya muri karite y'ababaho. Kuri twebwe kubera ko ashobora kuba hatanga amafaranga tumubara nk'uhari, ariko muri Kristo Yesu ni libre. Bamaze gutanga communiqué nécrologique ku rubuga Yesu abereye admin, il n'est plus. Ariko kuri twebwe kubera ko akidukontribuwa mu makwe kandi agihagararira amafamiye, rimwe na rimwe akaba perezida wa famiye, yaba restaurante cyangwa ngari mu gihugu cyangwa international, ahita akomeza kubaho. Ariko muri Kristo Yesu ni ukuja hanze yo kwizera. Itorero rero ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi ariko bari hanze y'imikorere y'isi, bazima cyangwa bafushije umubiri. Uko gufusha umubiri ko abizera no gufusha umubiri ko batizera kuratandukanye. Iyo umuntu apfuye yizera, abatangiye ubuzima bw'umunezero n'ibyishimo by'ubugingo n'umubiri muzima by'iteka. Ariko iyo umuntu apfushije umubiri atizera, abatangiye kurira no guhekenya amenyo ko mu mubiri no ku bugingo kwiteka. Kandi kubera ko Imana ariyo yaturemye, izi uburyo ishobora kuzakitiva umunezero, kubera ko abazaba bari munezero tuzaba munezero w'iteka. Mu rwego rwo kutazomenyera umunezero ngo duse naho tutakinezerewe kubera kunezerwa cyane, Imana ifite uburyo izoza izamura volume, kubera ko iza hantu izokora buri munsi tukaguma kunezerwa nk'abataranezerwa. Abazoba bari mu muriro, Imana nayo ifite ahantu izokora kubera ko ariyo yaturemye, ifite agasinga izokoraho ku buzima bw'umuntu wawe ubabara mu mubiri, kugira ngo ntakababare nagera aho amenyere kubabara atangire gusa naho atababaye kubera kumenyera. Ifite ahantu izokora ku buryo umubabare buzokomeza kwiyongera iteka ryose, uko bukeye volume izamuke, uko bukeye volume izamuke.
umuntu wakoze ino telefone n'umuntu wakoze ino microphone afite agasinga gatoya yokura ngo ntitumenye ko kavuyemo hanyuma igahita ipfa. Muri Yesu ifite agasinga gatoya ihambirira ubuzima bw'umuntu ku buryo izogakandaho mu rwego rwo kwactive umunezero cyangwa kwactive ububabare bw'iteka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Icyakabiri itorero ni iki? Itorero ni nk'abagenzi bamaze gukatisha itike y'indege ariko bamaze kwicara mu kibuga cy'indege bategereje ko indege ishika kugira ngo binjire bagende. Habe nubwo hoza isazi, habe nubwo bamuhaye icyayi gishushe, nubwo yaba yakishyuye ifaranga zirenze nyinshi, icyayi ntico mukerereza. Papa, k'imyaka umaze igasogwe na hano Bujumbura muri buno buzima, bakagushira muri yo yeme bakagukuramo bakakugeza ku kibuga cy'indege, kaguhamagara ngo yibagiwe telefone yawe ya Tekino, ariko indege iri hafi, wowe garuka kuko nunageri uzoyita ko hari ama iPhone 5 izo gukoza isoni nugerayo. Wowe kwibagiwa telefone ya Docomu, hari n'abari mu gusiga abana bagasiga umwana kubera indege agahita agenda. Umwana utarakura ngo bacutse bashiraho urusenda, bagashiraho urusenda igitaraganya agasigara bakagenda. Amen. Itorero ni nk'abagenzi bamaze gukatisha itike y'indege kandi iyo tike nagakiza tubonera muri Kristo Yesu. Dutegereje ko umukwe azoza gutora umugeni takigomba kuturangaza. Amen. Cyagatatu, itorero ni umugeni wa Yesu. Tutabihozagara n'ufite ubukwe vuba hano ariko nanje ndaburangije. Telefone z'abafiance zazishigwaho kode kandi nizo iyo izimye, iyo muriro wagiyemo message ya mbere ava ya papa mama bamzaye ava la fiancée d'abord. Niwe mwanya munini umuntu azareba ko ntaka message yoba yamuhereje niwe wa mbere. Turabageni ba Yesu kandi murabizi ko hari abafiancé ungu babahemuka, ariko Yesu no mufiancé udahemuka. Bwana Yesu asifiwe. Abandi bose iyo baje gukwa bazabaka inka, hari n'amoko amwe akwa masuka n'ihene, abandi uduga ku inka z'amafaranga n'izindi, ariko umushinga wa Yesu aho ubera aho utandukana n'imishinga yo gukwa kwacu. Yesu yashizemo ubugingo bwe, yashizemo amaraso ye. Nta wundi muntu n'umwe urakwa amaraso ye. Kristo wenyine il est l'unique, ni wowe wenyine wakoye amaraso, abandi bakoye ifaranga. Uyu mushinga wa Yesu usigaye ukiniramo uwa ukenera mu ngwano z'amaraso ya Yesu. Na ahantu ho kubahwa, na ahantu h'agaciro uko amaraso ya Yesu karatemba. Itonyanga by'amaraso yantonyangiyeho, numva turahujije. Ibitonyanga by'amaraso yantonyangiyeho, numva turahujije. Amen. Ndo muhungu wa Eric naje kwigisha nka Eric buke. Kandi ikimenyetso cerekana ko umuntu yakuze mu mwuka no kuja muri kaminuza y'umwuka. Kuko nje nize primaire niga maternelle sinayize primaire secondaire na kaminuza narazize. Kichiga muri primaire banyigishaga avec de matériel didactique 1 plus 1 avec des petits cailloux. 1 plus 1 égale à 2. Non mwari makabasimba kugira ngo bimfashe kumva neza. Tugeze muri CEO, cycle d'orientation batangira kugira dictée. À la page papa, première ligne, deuxième ligne. Muri kaminuza twabanzaga kwishura, ukaja mu ishuri, prof akaza kica agatanga matière, ni wumve, nushaka ushiremo ekuteri, icyakuzanyura kizi. Uwumve cyangwa ndi wumve utahe
uzubanza ukishura uzotsindwa bagusibize ifaranga bazige usubiremo. Kimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu akiri mutoya mu mwuka nukumva cyane igihe umuvugabutumwa hasimba kuruta kumva bimeze gutya. Nubona ukiri umukristo wo kumvishwa imigeri n'inani na za haleluya nyinshi tukavugira kugira ngo izi rero tuba ducishamo n'iziki nukugira ngo usinzire akanguke. Yewe mugahanguke muzi. Kana natangaye iyo umuntu akiri umubebe spirituel iyo akijijwe gutya aza yamagura umuswara munini ataragura agenda na Bibiliya. Iyo aje mu ikanisa ikintu cya mbere azazana umuswara usana n'isumi nkugiye mu idushe kandi atarazana Bibiliya na agenda. Akiri umutoya cyane mu ikanisa. Icyakane kugira ngo nze gusoma bino bintu hanyuma ako turashaka kumwe tugire gutya turebe. Amen. Icyakane itorero niki? Itorero ni umubiri wa Yesu. Umubiri wa Yesu, uyu mubiri wanje ufite imyaka 30 irenga, sindageza 40 ariko nanone narengeje 30. Ndacari mutoya ariko maze kuba umugabo nyine. Turi kumwe? Amen. Uyu mubiri wanje ugira ingingo nyinshi ziwugize. Hanyuma harimo ingingo ziba interne, harimo ingingo zitaboneka, hakaba n'ingingo ziboneka. Kenshi ingingo zitaboneka nizo zifite agaciro cyane kurusha iziboneka. Kuko umuntu ni ubwonko, umuntu ni ibitekerezo, umuntu ni umutima, umuntu ni amaraso. Ibyo byose ntibiboneka biza bikorera imbere. Amaraso yanje abi imbere, imitsi yanje ibi imbere, ubwonko bwanje bubi imbere, umutima wanje ubi imbere. Contribution zibigaragara byose bibesheho n'ibitagaragara. Kandi kubaho neza kubitagaragara nukugaragaza ibigaragara ngo bigaragare neza. Iyo hano haboneka hagaragaye neza abari ikimenyetso simusiga ko nibitagaragara bimeze neza ko byatwerereye icyo byagombaga gutwerera ibigaragara kugira ngo ibigaragara nibigaragara neza bibari ikimenyetso ko bitagaragara bihabikora neza uko byatanze service byagombaga gutanga. Mu ikanisa hari abantu Imana yaremye bameze nk'ubwonko, bameze nk'umutima, bameze nk'amaraso, bagomba gukorera mu ibanga ariko ntibazohagarikira, ntibazotanga ameza, ntibazosirimba, bazoza bagura intebe nibaza kwinjira baburaho bicara kandi banyugwe nk'abicaye kandi baraguze intebe zose abakristo bicaye kubera iki? Ni umutima ukorera imbere, ishimwe rikagaragara inyuma. Abagabo benshi b'abanyamurenge bakunda umutima sijeje nyine nawe uri hano ni wuzujya cyane. Kino kiganza cyanje cy'iburyo ko ari wonza ndisha n'abakoresha imoso kunda kumanyura umutsima ariko umutsima ubushushe kandi kigasha ariko kizagihira umubiri wose. Ariko ntikirigera kirekera mango yewe estoma sizoza guma gushya hanyuma ngo ngohereze nawe ubumze nawe wegeranyije wahoze hanyuma ngo wakira bimeze neza viyo uzumanyure nawe banze wumva kunduza nje. Umunezero wa kino kiganza nuguhira estoma nuguhira byose. Aya maguru muhamubona mpagazeho kuva mvuse ntangiye guhagarara niyo za mpagararaho gusa. Kizagihura niyo ibihura na contact urwondo amase gusitara amano y'abamwe urabizi ino rya ukuntu rimeze nugusitarira umubiri wose. Ariko kino kirenge kiranezerewe kizokomeza gihagarara kizokomeza kija munsi hanyuma igihimba gihagarare hejuru kandi kiranyuzwe kandi kimeze neza tikiyaye kirekeramo. Amen. Hari abantu Imana yaremye bameze nk'ibirenge zo tubahagararaho gusa bakoropikanisha kugeza ashaje kukamenya fukuruhara asoke afite umushingure ariko azoza koropa gusa. Alijambo nasomye kare tugire Imana ujya turebe. Bwana Yesu asifiwe. Birambwira ngo Yohana umubatiza baramubwiye ngo se ni wowe cyangwa dutegereze undi. Kuko bari bamaze gukonfonda hagati ya Yesu na Jean Baptiste kubera ibintu yari amaze gukora bari kubagira ngo niwe Mesiya bari bategereje. Hanyuma batangira kumubaza niba ari we cyangwa bategereza uwundi. Bamwibutsa ababwira ko atari we.
arababwira ngo sinje, kandi uwo mutegereje jewe nka Yohana muhaye mwemera ase nivo, sindagera ku rwego rwo gufundura udushumi tw'inkweto ze. Uzi icyo yaravuze grand frère? Yaravuze ngo na pariti y'ihura n'urwondo sindagira kuri level yo gukora kuri pariti y'ihura n'urwondo, kuko ibirenge bya Yesu nivyo byakandagiraga ari yambaye sandali. Nuvuga ngo yaravuze ngo na pariti y'umukungugu wa Yesu sindagugeraho. Yohana yarashatse gukora ibintu bibiri. Cyambere yari kwagaragaza level ya Yesu, hotele Yesu yicayemo, ahantu intebe Yesu yicayemo naho Yohana ari ko bidahuye, ko habe no ku rwondo rwa Yesu atohakora. Icya kabiri ko ari ukwicisha bugufi, kuko bari bamaze kumukonfonda n'uwo bategereje. Mu byahishuwe haravuga ngo imihanda yaho ngo ni zahabu, imihanda yaho ngo ni zahabu. Kimwe mu bintu bihenze mu isi, inoro ni zambere ziza mu bintu bikomeye bihenze cyane. Tuvuga ngo hari ibihugu bimwe na bimwe ushobora kwambara isaha cyangwa urupeta rwa zahabu wahura na mayibobo zikaguca ukuboko, ariko atari ukuboko bashaka, baba bashakiye izahabu wambaye. Bagera iyo bageze bagatuka ukuboko bagatwara isaha, kuko ukuboko kurahendutse par rapport y'icyo wari wambitse, nico bashakaga bakagitwara. Abantu bose batuye mu makaritsiye ari mu Rwanda bataragira amahirwe yo gutura mu makaritsiye ariho kaburimbo, iyo bagiye ku muhanda, iyo bakandagiye ugondo, iyo bageze kuri kaburimbo, baba babonye uburyo bwiza bwo guhanagurikira kugira ngo baseruke mu bandi basa neza. Iyo ageze kuri kaburimbo azagira gutya, kaburimbo yo mu ijuru tuzohanaguzaho urwondo, icyakora mu ijuru nta rwondo rubayo, ariko ruramutse ruhari ahantu ho guhanaguruza ni ku Ntore. Hanyuma bibiri kavuga ngo iby'amaso yacu atarabona, ngo n'iby'amatwi atarumva, ngo n'iby'ibitekerezo byacu bitarigera bitekereza. Apana wewe, apana habe naho wicaye ntu wawe utekereza. Bajya batekereje bakomeye uziba, bajya bazanye ibintu bikomeye. Kandi mbegu urukundo w'Imana, inyanja zose zobanga wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira, byose udushumu twabanditse, ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, niba bimara byakwigwaho, nukuvuga ngo icyitwa liquide, amazi, ikintu cyose kiri liquide gihindutse wino. Hanyuma ibyatsi byose duka amakaramu. Hanyuma abantu bose bari mu isi bahinduka banditsi, isi n'ijuru igahinduka ikaratasi, tukavuga ngo twandike. Kandi ntagire umuntu usubiramo ibyo wabo yanditse, umuntu wese yandika ikintu kiri specific yatekereje kuri Yesu. Two kwandika isi n'ijuru rikaba ikaratasi ntoya, kubera urukundo rw'Imana ntirugira ingano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu bamwe uzureba mu ikanisa ukabona n'abanyamwuka kurenza Zaburi. Donc il est le plus spirituel plus que la Bible. Vuga kwa amen. Bwana Yesu nasifiwe sana. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, tuombe Mwokozi, tutambue majira. Tuombe Mwokozi, tutambue majira. Wakiso tuwe macho. Kanisa limeingiliwa. Habe na babandi basigaye bahagarikira. Habe na mabandi basigaye bahagarikira. Habe ni bandi basigaye bahagarikira. Kandi nawe urabizi kuri ibyo kabisa. Wowe wohereje abagore bose n'abakobwa bose imitima, kandi wawe usigaranye ukohereza imitima ya mwese. Hari umuntu ufite telefone nawe wamubwira ngo yisiga hano kuremwo password ugende ahubwo yo kwiniga.
mukazosigara muyireba yagiye. Kandi Yesu ni adimini w'imbuga zose kandi abana inbox nta hantu ntamwe. Mbere yuko dukiretinga urubuga rwo kwa Pabwa Bifaranga, le groupe familial de Bifaranga, Yesu yararimo. Twebwe twiyajuse kera Yesu arimo kandi ntibisaba kumwajuta, azagumamwo gusa. Yesu arimo. Bwana Yesu asifiwe. Cyiza cha Yesu ni umuzigabo kandi Yesu ni umubembe n'umurundi abakumvuga zose. Mbere yuko wohereza ya foto wa muntu na ya video, Yesu yabanje kunyura kwa Yesu mbere yo kugeraho wayohereje. Ibi dutinya gusa ninga kamera ariko ntidutinya imbere y'Imana. Kazo dutinya Yesu tumwubahe mwibanga kuko namenye ko aleluya y'umuntu wese uzuka ifaranga ntiyishure. Iyo ateye aleluya hari umuntu yakabye ifaranga akamuririra, abari ijwi ryiza risobanura uwo yakabye ko atazayishura. Ubusobanuro bwa aleluya bw'umunyamadeni utazawishura uzuririra nukubwira uti uwo yayiririye ngo rya deni ndacyari ifite. Nico aleluya yisobanura. Ufite ubwoba bwo gusanga umukiza, ihuta umusanga gutege maboko, agukiza urupfu aguha ubugingo. Ufite ubwoba bwo gusanga umukiza, ihute umusanga gutegera amaboko, agukiza urupfu aguha ubugingo. Ufite ubwoba bwo gusanga umukiza, ihute gutegera n'umunyembabazi yakira umusanga wese. Bwana sifiwe. Tugire Imana gusa. Bwana sifiwe. Hitamo neza wizere wemerine gutungana bose ndabazize. Ni utanga ubugingo atari ubuzima, kandi ni ubeshaho byose urukundo. Panisha mikono miwili. Bwana Yesu anisifiwe sana. Kile minota yashize kansomega hanyuma tutanga umwanya. Itonde. Bwana Yesu nasifiwe sana. Itorero n'umuryango. Itorero n'umuryango. L'église c'est une famille. N'umuryango. Dufite data, dufite ibyo twemera n'ibyo tutemera. Dufite kirazira mu itorero. Dufite ibyo twemera, tugira amasaha abana bagomba gutahiramo, tugira itorero n'umuryango ugira gahunda. Itorero cya gatanu, itorero ni wewe kuko Kristo ari muri wowe. Mbere yo gutekereza agape, mbere yo gutekereza ubumwe bw'abizera batuye mu isi, je utekereza nkawe nk'itorero. Uje wifata nka paroisse, uje wifata nka district, uje wifata nka communauté. Ugira ngo mpice iminota ikansomera bya bimenyetso 10 biranga itorero Rirwaye. Sibuzomba. Ari umugabo umwe wo muri bihugu bito yarambwiye atuzubwiriza neza ariko uyu munsi ubwirije hano ni ijyanyuma. Arambwiye ati ngo ni ijyanyuma nanage mu kanisa ryawe. Arambwiye ngo ni ijyanyuma ndamutse muze niki
ufite n'imodoka nziza itukura zagenze bite arambwira ngo musha nguzorinda ngufu kuruhara ngo kukamenyo utarasubira kubwizamo papa twapfuye iki nari nasomye muri Luka nasomye muri Luka avuga amakuru ya Zakayo ukuntu yaragira imodoka zibiri yaragira ikofi zibiri imwe yabandagira n'indi yiwe uko yari afite umushahara wiwe n'izindi faranga yibye nukuvuga ngo mu mafaranga yiwe yaragabuye mu bice bibiri iziwe yahembwe n'izabandi yibye ababiki hanyuma ngo yarakomeye cyane muri ako karere kuko bizivuga muri Luka 19 umurongo wa mbere izivuga les deux qualités des achets cyambere ngo il était les riches achets et non riches kandi nivo z'ubukire ziratandukanye habe na uri umukire ariko nturi umukire nka Zakayo yari umukire yararenze urwego rwo kugura amahuzu yarayafite nuvuga ngo Zakayo ntiyagiye mu isoko agiye gushaka ihuzu y'imbeho cyangwa isengere y'ishuyi zose zari zihari yakaza aje mu isoko gusa agiye gushaka ihuzu imubereye Zakayo ngo amare cyambere ngo yari umukire icyakabiri ngo akaba chef kandi izo bintu zomba umuntu bifite hano umuntu ari chef ukaba umutwara ukasuka ubana umukire hari ikintu keneye mwisi zombi ngo yari afite amabizana mu ikanisa ahantu Yesu ngo yari afite umukutana hayigisha ngo hagere azari chef azari umukire tibamuheza intebe yo kwicara ubu chef bwaraje n'ubukire ngo hagere hari ako protocol za Yesu yebo zitandukanye n'izino yebo ngo bamurebe bibuka ukuntu azayiba babona nubwo ari umukire kandi akaba chef ntantebe yabona mu ikanisa azayicara abakecuru buzuye umwuka wera n'abasore n'abasaza bakorotse basenze bafite imitima ifite inzira zigana Siyoni naho gatwe twicaza ikofi papa waje gute hari n'abarevera bamwe bamaze kugira ubwoba iyo babonye umukire yinjiye mu ikanisa azagira enquête ya protocol yatoye yizeye akabona nti baba mwicaza nkuko bikenewe ukazubona bishop kona ningagiye guhaguruka kugira ngo umukire yicaraho yari yicaye yasakurijwe n'ifaranga yibutse ikawa yo kuri militoni yibuka n'ikoti rya Noel na bafre ikanisa ko zavuye muri kofi ujya mugabuje kama ba déranger papa pourquoi tu es dérangé les riches est entré abakire mutwohere mwikanisa protocol zicaje abantu bitewe n'ifaranga ariko Yesu yicaza bitewe n'imitima Yesu azayicaza bitewe no kwizera Yesu uko Yesu yozamo uko abantu bamwe bicaye hano imbere bo kwicara hanze ariwe protocol wa muntu harawo uri ntebe hano hagati inyuma mu bagore iriya mu basakuza mu bihomora akaja hanze akazarunguruka gutya gusa kubera ububanda afite ashimwe Yesu z'imitima ufite ubwo usanga umugeza hashimwe Yesu z'imodoka duparitse zose ukuntu twaziguze hashimwe uzi amakoti yose twambaye ukuntu twayaguze hashimwe Yesu z'ama iPhone yose ukuntu tuyatunze aho twayakuye hashimwe Yesu z'ibintu zose kabisa duhahaza utoduhahaza ejo naze mbabwira ibintu zantangaje mu kiriyo ca muzehe yaracikanye basinzira bakora inama yo kurya no kugura amahuzu masha usa ntimugira ngo amahuzu ngo ariho ifoto ye amahuzu masha ilemo ako restaurant ziraguma zikore refectoire twipanze il était le notable au Mubijombo avec un seau yarayisize bano bagabo nibo bizaho bayishira.
asiga amakoti, asiga ibirato, asiga mama, asiga nyina, aransiga ndi mfura, asiga buzukuru, asiga byose. Ibintu nabonye gusa abira bamuzehe ni babiri, no kwizera Yesu no gukora imirimo myiza. Ibindi byose yarabisize, imirimo yakoreye abantu no kwizera Yesu nizo yajanye nabyo. Ibindi amahuzu, ibirato, ibibanza, imodoka, inshuti, abavandimwe. Ibi byose uhawiratana, murumva ngo jewe ngo mfite iPhone, murumva indukizikoza abantu. Uzamufata ubukwe bw'amabuba, uzofata ufite igiterane kizopfa kizokomeza. Igikuru no kwizera Yesu. Mengine yote atakwisha kabisa. Ibi ni byose twiratana bizashira. Ariko indirimbo itazashira ni imirimo myiza yakoreye abantu no kwizera Yesu. Ariko ibindi makoti yawe uzosigara muri garde-robe, tuzoyagabura tutaragushingura. Utaragushingura hari umugabo musa neza muvukana mubona kuri ubwo mwaso azinjira muri garde-robe abanza yipimizmwenera bataragushingura. Hari abazambarizaho ku kiriyo cawe papa bagushira igitaka papa ngaho uzu yawe kabisa niyo nambaye ngaho. Kwizera Yesu niko kuzohoraho konyine. Bwana Yesu na asifiwe sana. Siga minota 5. Ibimenyetso 10 rero mbisome muri iyo minota. Icambere ni itorero ridakura, itorero ritabzara bizera, itorero ry'ingumba. Ikimenyetso cyambere kiranga itorero rirwaye ni itorero ridakura. Itorero ridafite icumba gitorezamwe abantu bagomba kubwiriza abapagani kugira ngo bazaze kuri Yesu, abari itorero rirwaye. Itorero ridafite departement yo kubwiriza abapagani, itorero ritagira departement yo kubwiriza mu kabare, itorero ritagira departement yo kubwiriza mu tubyiniro, itorero ritagira departement yo kubwiriza abatizera kugira ngo bizere, abari ikimenyetso simusiga yuko iryo torero muri kumanga muzotemba umunsi umwe. Itorero ry'ingumba batangiye ari 30 basoza ari 18. Amen. Twasomye itorero ritangira baravuze nguko bukeye ngo umwami Imana ngo yabongereraga umubare w'abakizwa. Jusqu'à maintenant l'église n'a pas une maternité spirituelle. On n'enfante jamais. Torero ntiribzara, torero ntirikura, torero ni ngomba. Cyakabiri ni torero rigira inama nyinshi kurusha amasengesho kandi inama zidakurikizwa. Ikimenyetso cya kabiri cy'itorero rirwaye ni itorero rigira inama nyinshi kurusha ihuduma kandi n'inama nanone ntibakurikiza ibizavuyemo. Itorero bari rigwaye cyane. Iyi kanisa rifite inama nyinshi kurusha ihuduma kandi nanone nibyavuye mu nama abantu ntibabikurikize, iryo torero riri muri preserge. Ikimenyetso cyakanga, ikimenyetso cya gatatu ni itorero ritonesha bamwe ku mpamvu bwite. Itorero riheza agaciro abakristo bamwe kubera impamvu z'ifaranga n'ibindi bimeze nk'ibyo. Ikimenyetso cya kane ni itorero ridakunda gukuza abavugabutumwa bo muri iryo torero, rigakunda gutumira abavugabutumwa bakure. Muvuga ngo amen. Itorero rirwaye ikimenyetso cya kane bakunda kwaruza imboga ni nk'abagore b'abashangu ntibaza bateka imboga n'ugucumba gusa bakaguma kwaruza imboga, muduheze. Itorero rirwaye rikunda bavuga ubutumwa bakure kandi nibo bagira agaciro kurusha bavuga ubutumwa muri iryo kanisa. Ngo ni ijya nyuma ni irya mbere ahubwo sogaruka ku kindi cyumweru. Muvuge ngo amen. Ikimenyetso cya gatanu gitanga kiranga itorero rirwaye ni umutungo w'itorero ukungahaza abayobozi kurusha gufasha imfubyi n'abapfakazi. Iyi faranga zinjiye abapasiteri bo muri iryo kanisa bazakora inama yo kugaburira hagati mu mahembe batitaye ku mfubyi n'abapfakazi n'ibindi bikorwa byose by'ikanisa.
Ikimenyetso cya gatandatu ni uguhindagura abayobozi nta mpamvu yabaye. Mutation tagira rezo. Ikimenyetso cya kangahe gikurikiraho? Cya karindwi. Ni cya karindwi. Ikimenyetso cya karindwi ni itorero ritazana impinduka. Itorero ritazana impinduka ku baturanyi. Ubundi amakanisa yose atureye akabare kakaguye kugenda gafunga buke buke, abapagani bagenda bakizwa baza mu ikanisa, akabare kagenda kanyohwa kugeza gashize, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Ikimenyetso cya munani ni itorero rikunda kwereka abantu icyo bakorera Imana kuruta kubereka icyo Imana yakoze ku bwabo. Ni itorero rihamya abantu rihamya abakristo. Itorero iyo umukristo asambanye bazama mutenga inamba itaraba kuruta gutanga imbabazi. Amen. Ese ko mutamwikiriza yeme? Manyihoreye. Nasoje nta kibazo. Bibiliya yarambwiye mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana 8 umurongo wa mbere ngo hari umugore ngo wafashwe asambana. Mu mategeko ya Mose ngo byari bivuga ngo umuntu nafatwa muri ico cyaha ngo bamutera amabuye kugeza apfuye. Bamuzanira Yesu, kera bamutenze, kera asigaye gutera amabuye gusa, ariko ngo bamutega Yesu, ngo Yesu aramuga ati none twebwe nkatwe kanisa ryacu kera twamukuyemo takiri kumwe natwe kubera icyaha yakoze. None nkawe Yesu wowe uvuze iki? Yesu ngo yitegereze mu mitima yabo abona bafite ibizaha byinshi, ariko icyaha cyagaragaye nico bataye hanze kuruta ibyo bafite mu mitima. Abibutse ibizaha bafite mu ibanga. Ko mufite ibizaha mu ibanga mutaha mureba, icyagaragaye akaba arico muhamu agaciro. Bibiliya yarambwiye musore, yarambwiye ngo abantu ngo basohose urusorongo. Urusorongo ni autour de rôle. Kandi Bibiliya yarambwiye ngo hatangiriye ku batoya, hatangiriye abakuru, hasoza abato. Nukuvuga ngo ababishopu baraho nibo bari bafite ibizaha byinshi, nibo baje gusohoka. Umubishopu yakubitana na Yesu amaso, Yesu yamubwira ibizaha afite azakorera mu ibanga, akazinga igitabo akavuga ati eme ngaho kandebe inkano hanze. Revera yabona ko bishop yasohotse akavuga ati byagenze gute? Nije wa kabiri, nije ufite ibizaha wa kabiri, kanyeromboka. Pastor agakurikira, badiakoni, abayumbe, vuga utu abakecuru n'abena abahungu batagira ibiti mu ikanisa nibo basohotse nyuma, nibo bari bafite ibizaha bikeye. Bishop nibo bari bafite byinshi yo turu. Kubera iki? Niba hari ikintu nabonye kigoye mu ikanisa no gutenga umuntu, guheza umuntu shitani. Bibiliya yarambwiye ngo Yesu arara kwa Zakayo, ngo abapasiteri bose n'abarevera n'abayumbe n'abadiakoni n'abakinamama n'abakristo bose ngo bararakaye, ngo baramubwira ati ugiye kurara kwa Zakayo envolere l'homme sans compassion, wibyo afakaza kibimfubyi utagira impuhwe shitani. Yesu ngarabwira ngo ndago naje kurara ku barevera, nimekuja kuwatafuta waliopotea ili niwape wokovu. Ndago naje kurara kwa pasiteri, naje kurara kwa batara abapasiteri kugira ngo mbahezo pasiteri. Anukuza hondi emutima umenetse kwiye kurari wawe, doraga kiza katashe ubikari by'inzu yawe. Anukuza hondi emutima umenetse kwiye kurari wawe. Yesu arari wawe muri uno mugoroba mu izina rya Yesu. Yesu harara abapasiteri bose barakaye, barevera bene abagore bazatanga amazi mu ikanisa, bazaboza ibikombe by'ameza bose birabuye, n'abari inzobe barakajwe nuko Yesu agiye kurara ku mupagani. Kandi Yesu yaraje gushaka abapagane kugira ngo abaheza agakiza. Yamviriye amaraso yo mu mutima we. Imana ishimwe kwiza uko amasengesho. Imana ishimwe cyane. Mana ndibona kutona mahanga yose abayubawe bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Imana izemera abantu b'inzobe kimwe nuko zemera abananutse n'abagufi. Ejo bundi umutima warambwiye ngo Imana ishobora kurara mu gipupu yagira mu Bwongereza i Londres ikahabura uburara
ko Yesu ntakeneye hoteli ziri parfume z'inyenyeri 10. Yesu akeneye imitima iri parfume gusa. Yogera mu gipupu basanga abakecuru baherutse koga muri 60 kuri independence. 1960 ya Kinshasa. Yahagera umukecuru w'imyaka bene ko bakumvira ngo baramutemye. Tagira ikirato ariko kubera ko zosenga yakiriye Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwo bwuzuye Imana. Yesu akavuga ngo hano hantu hari uburaro reka ngomana n'umwana waje. Yagari Bujumbura abahungu bose bavuye muri sona basambaniyeyo muri za massage n'akajagari kabaye n'abandi bagiye kuboza mu mutwe bamaze kubuhagira bamaze kubogosha muri salo basomye abakobwa bariko baboza bose. Yesu yahagera abona ko musa neza gutya yareba mu mitima yanyu akabura uburaro yaje mu gipupa akasanga kuraje. Kubera iki? Yesu uangalia ndani na sisi tuangalia nyuma. Yesu arakoze. Kini gihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza bubohora imitima utagufata amasaha 5 twadukurikiye gupfa inkoko. Haje gari zacenya gicukwezi ameza biza cyangwa kiresha n'umuntu. Hakwigiheko. Ubwibyi sambanye. Uziyemu. Tibaza ushamburi. Bazawubwiriza ijambo ry'Imana bukavamo. Yo imprimante y'ubwibyi ni ijambo ry'Imana. Iyo umuntu abwirije za imprima gucyo ubwibyi ugasohoka agaparametra gukizwa mu izina rya Yesu. Mvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Iki ni igihe cyo kuzana revival mu Burundi kandi witegure uzoba igikoresho cyiza cyo kuzana ubujutse mu isi mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cyiza. Papa nanone bizapfuye n'ubundi. Icanyuma pana pope ako gasirimba kagire papa nani ya icanyuma kiranga itorero Rirwaye ni itorero ryima umwuka wera umanya rikayoboka amategeko y'idini. Ikimenyetso cyanyuma kiranga itorero Rirwaye ni itorero ryima umwanya umwuka wera rikayoboka amategeko y'idini. Utwaravuze ngo ni saa 6 takwenda saa 6 to abe nubwo bawujujwe Yesu avuze papa saa 6 twebwe hano ina karatasi ravuga ngo ni saa 6. Abene Yesu bamnyujijemo wa munsi ngo yari afite yari kwabwiriza mu nzu ngo bamuzanira umugwayi ngo basambura inzu Yesu yicayemo kandi batamumenyesheje ngo bakuraho amanjanja barururuka baterura wa muntu ngo bahetswe ku ngobyi igipoyo bahetso abantu bane ngo bashike hejuru ngo bamavuga ati turagutibura kandi turagutibura hapana haringaniye na Petero aharinganiye naho Yesaya aharinganiye naho Umuvugabutumwa ari ahabwiriza nkuko ngeze hano hagati bamatibura umuntu neza ngo ahari guca ngo ba muri programme z'abantu bari baraho gutibura umuntu byari birimo ariko muri karatasi Yesu yari yanditse yo kwigisha mu ijambo ry'Imana gutibura umuntu ko ari nk'icya 4 cyangwa icya 5 kanisa programme birapfuye amategeko barapfuye kubera ubwiza bwa Yesu ubushake bwa Yesu bube kurusha amategeko yacu. Haleluya. Makiri ijambo ry'Imana. Amen. Ana poupe
tuzamura amaboko twese Imana icyubahiro. Tuzamura amaboko Imana icyubahiro. Rakoze Pastori, Imana imuhereze umugisha ku ijambo ry'Imana atuganiriye. Rero reka twakire muririmbyi Jeannette azaduheze nawe indirimbo. Umwanya yaririmba bazana